Iyi ni inkuru yacu aho tuyitangiriye dutangiye tubona umukobwa n'umusore bari mu rwogero bari mu nzu barimo basomana baseka cyane ubona ko bishimye cyane. Ubwo bakiri aho hari undi mugore winjiye avuga ati sheri naje. Bisa nkaho uwo mugore winjiye ari uwo mugabo wari uri mu rwogero ari kumwe n'undi mukobwa. Ubwo umugabo yahise abwira umukobwa bari kumwe ati umugore wanjye aratashye. Umukobwa bari kumwe mu bwogero ngo umugore ntiwambwiye kuri single. Abwira umukobwa ati nzagusobanurira nyuma. Ubwo umugabo yahise ava mu rwogero vuba vuba aragenda afata impeta yari iri hafi y'ifoto y'umugore we arayambara. Ifoto yiwe n'umugore yari iri mu cyumba yari yayihishe maze arayubura kuko umugore yaraje, gusa ariko yayiteretse nabi arayicurika afata imyenda vuba n'inkweto ahita yiruka. Umugore yarinjiye ahita ahura na wa mukobwa wundi, maze umugore w'uwo mugabo aterura ivaze yari iri hafi y'ifoto agiye kuyikubita uwo mukobwa yari abonye mu nzu ye, ari nako amubaza ati urinde, urakora iki mu nzu yanjye? Ubwo umugabo yumvise urusaku ahita aza yihuta abwira umugore we ati sheri tuza, maze amwambara ya vaze gahoro gahoro yari afite mu ntoki. Arangije aramubwira ati uyu ni mushiki wanjye. Umugore ati mushiki wawe? Umugore ahita amukuraho urufuro rwari rwamusigaye ku mutwe ubwo bari bakiri mu rwogero. Umugabo n'amasoni menshi ati yego ni mushiki wanjye. Umugabo yakomeje kubeshya umugore we amubwira ati ni umukobwa wa papa, yamubyaranye n'undi mugore wa kabiri baje gushyingiranwa nyuma, niyo mpamvu nyine utigeze ubona amahirwe yo kuvugana nawe kuko nuwo ku wundi mugore. Ubwo wa mukobwa yahise ahereza ikiganza wa mugore aramubwira ati byiza guhura nawe, musaza wanjye yambwiye ngo mbe ndi hano iminsi mike kuko bampaye divorce. Ubwo uko babimubwiraga gutyo umugore yarebye ifoto abona iracuritse maze ayiterura neza ayitereka neza yicurukuye. Umugore ati ihangane n'ukuri kandi nta kibazo rwose waguma hano iyo minsi, erega turi umuryango sibyo? Umugabo ati yego turi umuryango. Umugore arongera ati mwebwe sinzi uko bimeze ariko njye ndashonje, none se mwaretse tukaza kuba turi ku meza tukanamenyana birushijeho? Umugabo ati icyo ni igitekerezo cyiza cyane. Umugore ubwo yahise agenda aravuga ati munyihanganire iminota 5 ndaba amaze kwitegura. Maze umugabo ati nta kibazo rwose. Umugore ati twongere mu kanya, ahita yigendera arabasigana. Ubwo umugore akimara gukinga umukobwa yahise asunika wa mugabo ati kuki utambwiye ko ufite umugore? Umugabo ati oh ariko ni wowe wenyine nkunda gusa. Umukobwa ati okay sawa, gusa muri iyi minsi mfite hano ngiye kubyikemurira byose. Umugabo ati tuza, ariko tuza ntago wamubwira buri kimwe kuko aramutse amenye ko muca inyuma azansiga nta kintu na kimwe nsigaranye. Ubwo bisa nkaho uyu musore yakundanye n'uyu mugore kubera ko afite amafaranga. Umukobwa ati okay sawa, none ubwo dukora iki? Ariko reka nkomeze kugira nkaho ndi mushiki wawe, ubwo n'ibindi bizagenda biza nyuma tuzahita twibanira njye nawe. Umugabo ati ntiwumva, uravuga ukuri rwose. Bahita basomana maze umugabo ati ubu noneho twagenda. Umusore akingurira umukobwa barasohoka. Ubwo wa mugore yari amaze gutunganya ikawa arayizana agira ati Nandi ikawa yatunganye, burya wa mukobwa wacu yitwa Nandi. Nuko Nandi ati urakoze cyane ndagushimiye cyane. Nandi yakomeje kunywa agakawa ari nako akomeza kuganira na wa mugore. Nandi ati wowe na Andrew mufitanye umubano ukomeye cyane, gusa njyewe byarananiye kubana n'umugabo wanjye. Umugore ati erega njye na Andrew dufitanye umubano ukomeye. Nandi ati nyine nuko ejo bundi yaje mu rugo ari kumwe n'undi mugore wundi nyine w'igikara, gusa ariko nta kibazo nyine ntubitindeho rwose ntunabitekerezeho. Umugore abyibazaho
aramubaza ati ushatse kuvuga iki? Mbwira ahubwo byinshi niba hari ibyo uzi. Nandi ati keretse hari niba narumvise nabi, ariko ibiganiro byose kuri telefone narabibonye, keretse niba yarabikuyeho, ariko byanashoboka haba harimo n'ikindi kintu utamenya. Ntawamenya. Umugore wa Andrew yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi ati sintekereza ko hari ikindi kintu kibirimo, ariko urabizi. Maze Nandi ati uretse oya, ntago ari uko wahita ubigenza, dufite kumufatira mu gikorwa, ari nko kuguca inyuma, kuko nutabigenza gutyo n'ubundi uzajya ubimubwira ahita abihakana. Ugomba kuba ufite ibimenyetso rero. Umugore wa Andrew yaragarutse aricara atangira kubaza Nandi ati none se Nandi ufite uwe mupango? Nandi ati icara nkubwire neza. Njyewe uyu mugabo yajyaga kunca inyuma, ikintu nakoraga ni ukumwibonera n'amaso yanjye ari kunca inyuma. Ubwo umugore wa Andrew abwira Nandi ati ihangane Nandi, sinashakaga kukwibutsa ibya mariage yawe sibyo? Si icyo naringamije pe. Nandi ati oya nta kibazo, ahubwo ni ikintu cyiza cyari kuba, kuko sinari gukomeza kubyihanganira kandi nyizera. Meze neza. Nandi akomeza kugira inama uwo mugore, ariko amubwira ati ikintu nakoze rero ni iki, nuko nanjye natangiye kumuca inyuma, nanjye nkakora nk'ibyo akora, icyo bita kwihorera. Umugore wa Andrew ati kwihorera? Ubwo Nancy yari ari muri salo arimo yisiga lipstick nyinshi ku munwa, bisa nkaho hari icyo agamije. Ubwo Andrew yaratashye. Mwibuke ko yari ari kuba kwa Andrew, kandi ngo yari afite ikintu agomba gukora. Andrew yinjiye avuga ati nageze mu rugo. Nancy kimwumva yahise ahaguruka vuba vuba aramusanganira, amusoma ku ijosi. Yamusizeho ya lipstick, ahita amutera indi pafe, maze arongera asubira kwicara vuba vuba. Ubwo yari afite papier hygienique mu ntoki, ahita yihanagura lipstick zari zasigaye ku munwa, kugira ngo umugore wa Andrew ataza kumenya ko ari wazimusize, kandi byitwa ko ari mushiki we. Umugabo yasigaye yibaza ibiri kuba, arumirwa. Ubwo umugore yahise amanuka aza asanganira umugabo we, ari nako amubaza ati ese sheri watashye? Twari tugutegereje ngo dusangire ibyo kurya bya nimugoroba. Umugore amuhobeye yumva afite indi mpumuro atarasanzwe amuziho. Mwibuke ko Nancy yari yamuteye indi parfait umugore atazi. Umugore akibaza kuri ya parfait yumvisha ku mugabo we, ababonye na ya lipstick umukobwa yamusize, maze aramubwira ati ibi ni ibiki sheri? Umugabo ati ubwo ni abakozi babinsize turimo ducelebrate isabukuru y'umuntu dukorana ku kazi, ubwo ni creme zangiyeho. Umugore ati nta kibazo, ahubwo se ubu ntushonje? Maze amufata akaboko ngo amuzane ku meza. Umugabo amubwira ko agiye kubanza guhindura imyenda, amubwira ko ari buhita agaruka bakaza bakarya ko atari bubatindire. Ubwo umugabo yarazamutse hejuru ajya guhindura imyenda. Umugore asigara abwira Nandi ati Nandi, burya wari mukuri, ibyo wavuze byose ni ukuri pe. None se ubu nkora iki? None se mpamagara avoka wanjye cyangwa mwirukane? Nandi ati oya shu, ese ubundi kuki utakora nk'ibyo gukora? Uribuka ibyo nakubwiye kare nanjye nakoze, nyine bijyanye no kwihorera. Nzi urubuga wabonaho umukunzi, maze urebe ngo Andrew arasara mbere yuko yaba yagusaza. Umugore na stress nyinshi ati mpa akanya gato mbitekerezeho. Nuko abaragiye, Nandi asigara aseka, ubona ko kuko ari kwishimira ibiri kuba. Ubwo mu cyumba aho umugabo yari ari guhindura imyenda, yitabye telefone. Ayitaba agira ati yego byashoboka. Gusa ariko umugabo ntiyigeze amenya ko umugore we yamukurikiye ari ku muryango,
arimo kumva ibyo ari kuvuga byose. Umugabo yakomeje kuvugira kuri telefone ati ese wabibonye gute? Sinabyizera ko atabimenye, ariko Michael niwe nzira yoroshye. Sawa ndagukunda bye. Ubwo umugore byose yari amaze kubyumva, arangije ati nari mbizi. Arangije ahita yigendera. Ubwo Nandi n'umugore wa Andrew n'undi mugabo tutazi bari bicaye barimo baraseka baganira cyane. Maze umugore wa Andrew ati birasekeje cyane. Nukuri urasetse cyane pe, no muri classe wajya gudusetsa pe. Twagiye dukorana byinshi ubwo twari ku ishuri, none se ntukeneye kureba impamyabushobozi yanjye? Uwo mugabo ati erega twari inshuti cyane, ari nako bakoranaho nk'abantu biganye. Maze umugore ati nuyibona uraseka utembagare, ari nako baseka cyane. Umugabo ati tugenda ahubwo narambiwe gutegereza. Uko bakoranagaho, Nancy nawe yari arimo afata video y'ibyo barimo byose. Bamaze kugenda Nancy yaragiye muri douche kwitegura neza ngo ahure na Andrew. Ubwo Andrew yahuye na Nandi atangira kumubaza ati ese barihe? Nandi ati ahubwo reba muri telefone yawe, buri kimwe cyose kirateguye, twabahaye iminota 5 gusa ubundi tugahita tubafata. Ubwo bisa nkaho ibyabaye byose byari byapanzwe na Nandi ndetse na Andrew. Maze Andrew ashimira Nandi ati uri umukobwa w'umuhanga cyane, ubu tugiye gutsindira bimwe mu by'umugore wanjye tunze, maze njye nawe twibanire. Maze barasomana bahita bazamuka hejuru. Andrew yinjiye vuba mu cyumba agira ati ndagufasha unci inyuma. Ubwo urambwira iki? Umugore na confidence nyinshi ati hi baby, wari witeze kubona ikintu kidasanzwe sibyo? Andrew uri igicucu, wumvaga nzakomeza kwizera kuri yari mushiki wawe koko? Umukobwa ari we Nandi ati ngo iki? Ntumvugishe gutyo ngewe. Umugore n'umujinya mwinshi ati funga umunwa, erega nahoze nzi ukuri. Ubushize ubwo nazaga nkasanga ifoto yanjye na Andrew icuritse, nkasanga urufuro mu mutwe wawe, ubwo wumvaga ko nzakomeza nk'abizera. Nahoze nzi ukuri rero, ubwo muransobanurira iki kindi? Ubwo babuze uko babigenza, Nandi atangira gushinja umugore wa Andrew ko yasambanaga n'uwo musore bari kumwe. Umugore ati munyihanganire, sinamubamenyesheje imbere hose, gusa uyu ni umwavoka wanjye Mr. Alejandro, ni inzobere mu bijyanye na divorce. Maze avoka ariwe Alejandro ati yego Andrew, niko kuri, ndi umwavoka, ahubwo hano hari ibipapuro bikureba, ugomba kubisinyaho bishoboka kandi ukagira vuba, kubera ko ndashaka gukemura iki kibazo ntaho bitaniye n'ubwicanyi. Umugore n'umubabaro mwinshi abaza Andrew ati ese wasezeranye nanjye kubw'amafaranga yanjye gusa ariko kugira ngo ubigereho byakugora Andrew, ntushobora kubigeraho uri wenyine. Umugabo ati oya, ibi ni ukubeshya, ubundi se mufite ibimenyetso? Umugore atuje cyane anaseka ati wibeshye Andrew, ibimenyetso birahari, intambwe yose utera mba nkuriho, ushaka kubibona? Umugore ahita amwegera akora mu ikoti Andrew yari yambaye mu mufuka w'imbere, akuramo agakurura amajwi kuko yari yakamuteze atabizi. Maze aravuga ati ese twakumva ibi? Maze ashyiramo amajwi yari yafashe we na Nandi ubwo bamugambaniraga. Andrew n'ikimwaro cyinshi ati sheri uri umuhanga n'ukuri. Nandi ati Andrew uri igicucu. Maze ahita asohoka. Ubwo umugore yahise abwira Andrew n'umujinya mwinshi ati nsohokera mu nzu, ndashaka ko nsohokera mu nzu nona. Umugabo ati buretse, hano harimo kwibeshya sheri, Nandi niwe wabipanze. Umugore yararakaye ahita amukubita urushyi mu maso, nsohokera mu nzu vuba n'utwawe twose. Ubwo avoka yahise yegera umukiriya we ati ufashe umwanzuro mwiza. Ubwo umukobwa yahise amushimira cyane, avoka anavuga ko urukundo ari ikintu gikomeye kukigeraho, ari icyanyacyo gusa ariko ruzahora ari urwanyarwo
ku muntu wa nyawe. Ubwo barasohotse, umugore afata ifoto ye na Andrew yari iri ku meza mu cyumba arayubika. Mw'abantu mu rukundo ni ikintu cyiza kandi ikintu gitangaje, gusa muri iyi minsi abantu bakomeje kubifata ukundi cyane, no mu miryango urukundo ruboneka ahantu hake cyane. Gusa Imana izi byose, reka abe ariko tubyizera. Nongeye kubaha ikaze mu nkuru y'abakobwa babiri b'inshuti magara baje gutandukana bitewe n'ishyari umwe yagiriye mugenzi we kuko yari agiye gushaka, birangira amwiciye ubukwe maze amutwara n'umugabo. Wakibaza ngo ese umuntu azizera ndareke nde? Ko abantu bahinduka mu kanya gato. Kora subscribe kuri Asaph Cinema, like, share na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Dutangiriye mu cyumba harimo abakobwa babiri barimo kuganira, maze umwe ati sha Mary, mbwira nicyo yashakaga kumbwira. Wambwiye ngo ni ibintu by'ingenzi, rero mbwira mfite amatsiko. Maze mugenzi we ati Kariya, n'ubundi urabizi ko ntacyo naguhisha. Ubwo yahise amwereka urutoki. Ati ubwo se nta kintu wibwira? Sinabiguhisha kuko ni wowe nshuti mfite, rero ugomba kubimenya mbere y'abandi bose, sibyo? Kariya ati ngo bagutereye ivi? Mary ati yego sha, bwa nyuma na nyuma Chris arabikoze, yamporopoje, ntabwo wakumva ukuntu nishimye. Maze Kariya ati sha ni byiza, ariko ndi kubona iyi mpeta ari mu bwoko bwa bundi buciriritse. Mary ati nibyo siko kuba ubu burahendutse, cyangwa ntabwo wishimiye yuko ngiye gushakana na Chris? Kariya ati oya sha Mary, ndabyishimiye cyane, ahubwo birantunguye, wowe na Chris mugiye kuba umugabo n'umugore? Ubwo Kariya yahise ahobera Mary ashaka kumwereka ko abyishimiye, gusa mu by'ukuri nta na gato, kuko yumvaga umutima ugiye guturika kubera ishyari yari afitiye couple ya Mary na Chris. Ubwo Kariya yavuye kwa Mary ahita ajya kureba Chris n'umujinya mwinshi ati Chris, ntabwo wabinkora, wamutereye ivi, ni gute ibi wabinkora? Chris ati Kariya, banza utuze ariko. Kariya ati wimbwira ngo ntuze Chris, ariko dufite kuganira kuri ibi byose, okay? Chris ati nta kibazo turabiganira ariko tuza. Ubwo Kariya yahise abwira Chris ati Chris, wansezeranyije ko ugiye kurekana na Mary ukaza tukikundanira, none dore ibyo wakoze. Reba hano, reba iriya mpeta wambitse Mary, mbwira ibyayo. Chris ati Kariya, njye nahuye nawe ubizi ko nkundana na Mary, mbwira ko uzabyihanganira. Ubu rero nibwo buryo bwonyine buzatuma mfata kampani imwe mu za papa wa Mary. Rero ngiye gusezerana nawe kugira ngo nzagere ku mugambi wanjye. Kariya ati Chris, wamaze kumpindura nk'umusazi. Guhera bwa mbere mpura nawe nahise numva nkukunda pe, rero uriya ntabwo agukwiye, nta nubwo azigera gushimisha na rimwe. Chris ati ya ndabizi, gusa nanjye ndagukunda Kariya, ariko ngomba gushyingiranwa na Mary kuko ibi ni bimwe mu mipangu yanjye. Ikindi kandi ibyacu ndabyibuka. Ubwo Kariya abwira Chris ati ni byiza ubwo utambeshye Chris, kuko wari kuzabyicuza ubuzima bwawe bwose, kuko nanjye ndagukunda. Maze Chris ati ndabizi nanjye kuko nshaka kugumana nawe Mayla. Mana yanjye, ishyari ry'abakobwa birangiye Kariya yegukanye umugabo w'abandi, byongeye wamaze no gutera ivi. Mary se we nabimenya biramugendekera gute? Ubwo baratwereka ku rundi ruhande ubukwe bwa Mary na Chris bwarapanzwe, maze Mary aza kwipima ikanzu y'ubukwe. Ubwo yari ari kumwe n'uwo yitaga inshuti ye Kariya. Mary ati sha Kari, aka gakanzu nagakunze, uri kukabona gute wowe? Ubwo Kariya utabyishimiye na gatati hindukira ndebe neza. Maze n'ishyari ryinshi ati sha sinzi ukuntu ndi kuyibona kuri nje, gusa maze Mary ahita ahindukira aramureba ati Kariya nyine mbwira. Maze Mary ahita ahindukira aramureba
nuko Kelly ati no, nyine ntundebe nabi, ni nziza. Mary ati Kelly, nita ku bitekerezo byawe, ngaho rero mbwira uko ubibona iyi kanzu imeze gute. Kelly ati sha, nyine sinakubeshya, gusa ndi kubona bimeze ukuntu pe, ntabwo nakishimira kuseba imbere y'abantu. Mary ati no Kelly, uri inshuti yanjye, none se kuki utari gukunda iyi kanzu kandi njye ariko nari nakunze. Kelly ati nyine sinzi uburyo nabivugamo, gusa ntabwo ari ukugusuzugura cyangwa ngo nkubahuke, gusa iyi kanzu ndi kubona iri gutuma ugaragara ko uteye nabi, muzanye n'ikida kinini. Mary ati mana yanjye, uzi ko ari byo koko? Maze Kelly ati urabizi ko umunsi w'ubukwe ari umunsi w'ingenzi mu buzima bwawe, rero ugomba kubyitondera ukambara neza bigaragarira buri wese, sibyo? Maze Mary ati sha, ndabizi uri kumbwira ibi nk'inshuti yawe utakifuriza ikibi, kandi urakoze kungira inama, nzajya kureba indi kanzu pe. Ubwo Kelly yasigaye aho ngaho kubera ishyari yari afitiye Mary, maze ahita ajya kuzana ya kanzu ngo arebe ko nawe yamubera, kuko yari amaze guca intege Mary ko itamubereye na gato. Maze atangira kwibwira mu mutima ati nanjye nkwiye gushyingirwa kugira ngo nambare kuri aka gakanzu kambereye gutya, nekane na Kamari katazi ibiri kujya mbere. Tugaruke ku rundi ruhande, Chris ari kumwe na Mary bari kuganira, ariko ubona ko bose bafite ibindi bahugiyemo. Maze Mary ati oh sha, noneho iyo mbonye ko iraza kumbera, njye ndi kubona ari nziza, sibyo Chris? Chris reba aka gakanzu si keza Chris? Mbwira sha, urakavugaho iki Chris? Maze Chris ubona ko atabyitayeho ati ni nziza. Ubwo Mary yabonye ko Chris arangaye ati Chris, birasa nkaho udashishikajwe n'ubukwe bwacu, nta kintu na kimwe witayeho. Maze Chris ati Mary, ni wowe ugomba gufata imyanzuro sibyo? Gusa ndabona ari nziza. Maze Mary ati ariko nawe ni ubukwe bwawe, byibuze ushobora kunyereka iyo wakunze, byibuze ushobora kunyereka iyo wakunze muri izi, kuko ntabwo nabitegura njyenyine. Maze Chris ati okay, ndabyumva hano, gusa numvaga ko uzishimira gufata ibyemezo byose kuko ntacyo nshobora gushima utagishimye. Mary ati ubundi se ninde muri kwandikirana? Maze Chris ati nyine ubanzanisha akazi, kuko bari kunyandikira buri kanya, rero mfite kugenda. Ubwo Mary amubwira ati none se ntabwo wafite akaruhuko ngo dupange iby'ubukwe bwacu? Maze Chris ati nyine byari bikenewe, gusa birihutirwa kuko ngomba kujyayo ngo baranyeneye cyane, ahubwo reka ngereyo. Ubwo baratwereka ku rundi ruhande Mary ari kutuganirira ati igihe cyaricumye kingiranwa na Chris, gusa nkabona ari kugenda ahinduka, ntamvugishe, mu by'ukuri ntabwo twavuganaga neza, tukajya impaka ku bintu byose kuko yahoraga ahuze, yatahaga atinze, mbese ntiyari akima umwanya ngo tuganire nk'abashakanye. Yagira ngo aranawumaye ukabona ntabwo abyitayeho. Njye nakundaga gutekereza ko wenda yananiwe kubera iby'ubukwe twari tuvuyemo, maze nkituriza. Gusa naje kubona ko hari ikibyihishe inyuma kandi ngomba gushaka nkakimenya, kuko ntabwo byari bimusanzweho. Igihe kimwe rero Mary yari agiye gufura imyenda ya Chris, maze mu kuyifata yumvamo impumuro itandukanye niyo yari asanzwe azi mu rugo rwabo. Biramucanga, maze yumva ko iyo parufe ayizi kuri Kelly inshuti ye, kuko Kelly yayigura yaje kuyereka Mary. Ubwo we byaramucanze, ahari yumva ko ashobora kuba atameze neza bigatuma atekereza cyane bitari byo. Ubwo Mary yahise ajya kureba Chris umugabo we ngo abimuganirizeho, maze babakubitaniye muri salo. Umugabo agiye, Mary ati baby, nanje ko tuganire. Chris ati ndi kwihuta cyane, hari utuntu nari ngiyemo kandi turihutirwa, ahubwo mfite kugenda. Mary ati ariko nabikubwiye ko dufite ibintu byinshi byo kuganiraho uyu munsi. Maze Chris ati
ariko igihe nakubwiriye ko ari wowe ugomba gufata imyanzuro, kuki utajya unyumva? Ibyo njye ntabwo bindeba na gato, sinanabibonera umwanya, mfite byinshi byo gukora pe. Melody, kuko nta mwanya ufite? Ese ni ibiki urimo kwirukamo biruta urugo rwacu Chris? Maze Chris ati, ese abagore mwabaye gute? Niba nkushatse ntibivuze kuza kuntegekera mu rugo rwanjye cyangwa kungenzura ibyo nkora byose, turumvikana? Melody, okay ndabyumva, ntabwo nzongera kugerageza kukugendaho, gusa njye nyine ubufasha bwawe nk'umugabo mu rugo, kuko hari ibyo mba nshaka kukubaza, nzajya kubibaza nde? Chris ati, ariko wabaza na mama wawe cyangwa inshuti zawe? Maze Chris ati, ariko wajya kubibaza na mama wawe cyangwa inshuti zawe? Ubwo Chris yahise agenda, Mera ahita amugarura ati, ese ubundi sheri, kuva ryari warahinduye parufe? Iriya numvise mu ishati yawe ni yandi? Ubwo Chris yahise abwira Mera ati, Mary, rekera kungendaho pe, ubwo se urumva ari yande wundi atari yawe? Mera ati, okay, noneho ndinjije itazi gutandukanya ibyanjye n'ibitari ibyanjye, ndabizi neza ko atari yanjye. Chris, bwiza ukuri. Maze Chris ati, asiki, ibyo nta n'umwanya nayibonera akanigendere. Ubwo Chris yahise yigendera, maze Mera asigara mu nzu wenyine, atangira kwibwira mu mutima ati, mana yanjye, iyi parufe niyo kabitera ya byose, kuko ibi ndi kubona ntibisanzwe. Chris afite ibintu ari kumpisha, kandi biranakomeye pe. Mwami wanjye, ubimfashemo ntibiba ari byo ndi gutekereza, ntaba ari byo pe. Ubwo Chris ko kose yari ari gusiganwa ava mu rugo asiga umugore we, Nyamugabo yari aje kwirebera Kelly, inshuti ya Mary. Ubwo barahuye barasomana ari abanyamabi gusa. Ubwo Mary uko yasigaye mu rugo, yahise afata telefone ngo ahamagara inshuti ye Kelly ngo amubwire ibiri kumubaho, kuko yumvaga byamurenze pe. Gusa icyo atarazi nuko Kelly yari we wari uri inyuma ya byose. Ubwo Kelly yari ari kumwe na Chris, maze Kelly ati, sha Chris, nkuniye ndi kumwe nawe. Telefone yawe birasoni, mana yanjye, dore Mera arampamagaye, se umugore wawe aba nshaka hiki? Maze Chris ati, ariko nawe ntukifate nk'ikigoryi, pfa kumwitaba wumva icyo agushakira. Kelly ati, hello Mary. Mera ati, hi, umeze neza? Ati, yego umeze neza, wowe se? Sha, njye ntabwo umeze neza na gato, kuko Chris ntabwo ishaka kumpa mwanya ngo tuganire, kandi mba mukeneye, basi wowe uri hafi ngo twiganirire. Maze Kelly ati, oh, kuko umanuye se sha muvandi, nyine mama hari utuntu yaramaye ngo mufashe, ubu nibyo ndi gukora, kandi turakenewe cyane vuba, urumva ko uyu munsi nari buboneke. Mera ati, sha, nta kibazo, nta kundi, sawa, ngaho nsuhuriza mama wawe sha. Kelly ati, yego ndamusuhuza, sawa ndagukunda. Mera ati, yego bye, nanjye ndagukunda. Ubwo Kelly yahise abwira Chris ati, nta kundi nari bubigenze, sinari kujya kumwitaba ngo ngusige hano sheri. Maze ahita atangira kwisomera Nyamugabo Chris. Ubwo uko bari aho basomana, baratwereka undi mwana w'umukobwa uri muri siporo. Uko yagendaga yiruka, yageze ahantu ba Chris bari, ababonye Chris arikanga, arahagarara ngo arebe neza koko karibyo, kuko yari azi ko Chris amaze iminsi mike yakoze ubukwe. Ubwo yatunguwe no kubona Chris ari kumwe n'undi mukobwa utari Mary basezeranye. Ubwo yarabegereye, afite telefone ngo abafotore, maze ahita abanza guhamagara Mary. Maze uwo mukobwa ati, hi Mary, ndabizi neza ko utari bwizere ibyo ngiye kukubwira, ariko biteye ubwoba pe. Mary ati, habaye iki se Soso? Maze Soso ati, nyine narindi mu gasiporo ku muhanda ujya kuri parike, none mabonye sheri wawe Chris. Mary ati, uravugisha ukuri se cyangwa n'undi basi ubonye? Wapi, Chris yagiye mu kazi sha. Soso ati, yego niwe ndabizi neza, ahubwo wakibaza ngo kuki ari kumwe n'undi mukobwa bari gusomana? Mary ati, oya reba neza ntago ari we. Ati,
kandi njye ndi kubyibonera neza ari Chris, ndabizi neza 100% ni Chris. Ubwo se urumva namuyoberwa? Gusa ntabwo ndi kubona neza umukobwa bari kumwe kuko yamukingirije. Kanza nkoherereza ifoto yabo urebe. Ubwo Soso yamwoherereje ifoto yabo, maze Mera ahita abwira Soso ati, mana yanjye Soso, uzi ko yari Kelly inshuti yanjye iri kumwe na Chris ngo bari gusomana? Mva nkubwire Soso, nyoherereza adresse zaho muri inze aho ngaho nona, ndaje gato, ntugende ntarahagera. Soso ati, naribikanye koherereze banguka kuko ndabona bafite gahunda yo guhaguruka banguka bataragenda pe. Mera ati, ndaje, nta kindi kintu bari bumbwire, barambwira iki se ubu ngubu? Ntacyo kanzi. Ubwo bidatinze Mary yaraje n'umujinya mwinshi, asanga Kelly yagwatiriye Chris bafatiyeho bari gusomana. Ubwo yahise akurura imisatsi ya Kelly cyane, maze ahita akubita urushyi Chris ati, wamubeshyiwe. Maze Chris ahita ahagurukana n'umujinya mwinshi ati, uje gukora iki hano Mary? Njye ubona ndi ihene baragira? Mary ati, ndakwanze Chris, nukuri ndakwanze. Utinyuka unca inyuma noneho ubikorane n'inshuti yanjye magara? Ese nta nubwo wakihangana niba udashoboye no kwihakabanga ngo ujya no kubikora ahihishe? Maze Chris ati, tuza wumve Mary. Maze Mary n'umujinya mwinshi ati, numva iki? Ntiwongeye no kunyegera ahubwo kuko biteye isoni. Ubwo Mary yahise ahindukira na Kelly ati, niko wowe nyiramuko wanyitaga ngo ndi inshuti yawe kugira ngo uze untwarire umugabo? Kelly yaramuseka ati, haha, nshinye kumenya ko namutwaye, singikeneye kwitira inshuti yawe Mary, ubu nawe wabyiboneye byangenzaga, rero watuvira aha ngaha tukigendera. Ubwo Mary yahise amubwira ati, gusa murambabaje pe, ubundi se wowe wumva uzamugumana ubuziraherezo? Umva, tegerezaga turebe, gusa wibuke ko ibitangiye nabi binarangira nabi. Maze Kelly ati, ibyo ntacyo bimbwiye Mary, kuko ubu twiyambuye imyenda mibi, ubu tugiye gutangira ubuzima bwiza bushya njye na Chris, kuko yarategereje ari amafaranga ya so, mwamara gukora ubukwe tukibanira ubuziraherezo. Ubwo Mary n'agahinda kenshi ati, muri abanzi mwese kandi muzabyishyira ibi munkoreye, njye nakubereye inshuti nziza ariko wowe ibyo nyituye nibi. Maze Kelly ati, no, njye ntabwo ndi inshuti yawe. Ni gute se nawe inshuti n'umuntu uhora unyikubita imbere ngo sha ngiye gukora ubukwe, sha nkunduyo, sha ibintu byose uzundatira? Njye ntabwo ndi kumwe nawe, nta nubwo nyine inshuti yawe da. Reka babarira ahubwo reka nigendere. Ubwo Mary byaramurenze ahita akuramo impeta y'ubukwe Chris yamwambitse, maze ahita yimusubiza, arigendera n'agahinda kenshi. Gusa yagiye ubona ko byamubabaje kandi biramugora no kubyakira. Ubwo Mary yasigaye ariko tuganirira ati, ubuzima bwanjye bwahindutse nk'ubw'umwana nyuma y'uko mbuze abantu babiri nakundaga. Gusa byarambabaje kuko numvise ko Chris na Kelly batakiri kubana, kuko ngo Chris yaje kumuta nawe asigara yangara nk'ibyo bankoreye. Sinari nzi ko nzakira ibi bintu byose byambayeho, ariko nagombaga gukomera nkiteza imbere nkaniyibagiza ibyambayeho. Ikindi kandi naje kumenya ko nta mubiri upfa kubera urukundo kandi ko ubuzima ari bugufi. Ubwo nize kubana nabyo, nubwo araho nagiraga bikangora, gusa narabyihanganiye mbana nabyo. Nshuti yanjye, ni byiza kwiga kubana n'ibyakubayeho kuko bigufasha gukomera no gufunguka mu mutwe, maze ukamenya kwifatira imyanzuro ikwiye. Dutangiranye n'umugore agaburira umugabo, ubona ko asa nkaho uwo mugabo arwaye adashoboye kwigaburira. Umugore yari arimo amuha ibiryo, ubona ko abimuhata cyane, ari nako amubwira ati, David, irya vuba vuba nigendere ku kazi. Ubwo umugore yakomezaga amurundira ibiryo mu kanwa ataranambera n'ibyo yamuhaye mbere, kuko byasaga nkaho uyu mugore atishimye umugabo ko arwaye. Ubwo umugore yakomeje kumugaburira, ari nako akomeza amubwira ati,
urabizi ko mu minota 5 ugomba kuba ugiye kwa muganga, jya vuba rero. Ubwo umugabo kubera ibiryo byinshi umugore yari yakomeje kumurunda mu kanwa yahise bimwe abigarura, kuko umugore yari amwicaye imbere abimuciraho ku ikanzu ye yari yambaye. Ubwo umugore yahise arakara cyane n'umujinya mwinshi ati, urabona ibintu ukoze? Ikanzu yanjye irayanduje, sinzongera kugabura n'undi munsi. Umugabo n'agahinda kenshi, none se ubwo saa sita nzajya ndya nte? Umugore n'uburakari bwinshi ati, none se ko ndi kukugaburira ibyo nkwaye byose ukabinshiraho, bivuze ko uhaze, ntabwo ushonje? Umugore ahita ahaguruka vuba vuba ati umugabo w'aho ngaho. Umugabo ati, ariko sheri. Umugore ubwo yari ari kugenda yahise ahamagara umukozi Sandra ati, genda uhanagure hariya uhita unamujyana kwa muganga. Ubwo Sandra yaraje aramuhanagura, amuhanagura ibiryo byamumenetseho, amuhanagura no ku munwa, maze umugabo aramushimira. Aramubwira ati, Sandra urakoze cyane, urakoze kumpanagura, uri umuntu mwiza kandi uzabihorane. Nakabaye mbyikoreye ariko simbishoboye. Ubwo Sandra umukozi wabo n'umutima mwiza ati, David wigira ikibazo kubera ko ndi gukora akazi kanjye, ikindi kandi mama wanjye ahora ambwira ko kugira neza ari cyo kintu cyiza cya mbere. None se ushaka amazi? David ati, oya urakoze cyane. Ubwo umugore yahise ajya muri dushe kwihanagura, ari nako agira ati, ubu se amabara azava kuri iyi kanzu? Ubwo Sandra yatwaye wa mugabo kwa muganga, nuko barasezera bati, turagiye. Umugore nawe muri dushe ati, sawa. Umugore yari akiri aho muri dushe, amaze kumva bagiye afata telefone yandikira umuntu message, aramubwira ati, aragiye. Ubwo umugore yahise yitegura neza, mu minota mike yaba baramukomangiye, maze ajya gukingura. Haje umugabo avuga areba umugore cyane ati, natekerezaga ko umugabo wawe atari bugende. Umugore ati, injira vuba ahubwo hatagira umuntu ukubona. Umusore ati, nose ufite isoni z'uko ufite umukunzi? Umugore ati, ntukabe gutya ariko ntukabe umuswa. Ubwo batangiye gusomana. Umugore ati, urabizi ndagukunda cyane, gusa dufite gukomeza kubigira ibanga, bitabaye ibyo ntuzigera ubona amafaranga y'ubwishingizi, ntabwo twayabona rwose. Umugabo ati, yego ndabizi. Ubwo bahita bakinga umuryango bajyamo imbere. Ubwo tugarutse kwa muganga, ubwo David yari yicaye ategereje ko bamwakira, yarebye Sandra n'umubabaro mwinshi ati, umbabarire ko ari wowe wanzanye hano kwa muganga. Sandra ko yari umugwaneza ati, ushaka kuvuga iki David? David nawe ati, umugore wanjye niwe yakabaye yanzanye, gusa unyihangarire nawe wabibonye byose biri kuba. Erega ntago ari akazi kagakunzana hano. Umukobwa ari we Sandra ati, nta kibazo njye simbyitayeho ibyo bindi, icyambere nuko waje kwa muganga kandi ugomba gukurikiranwa neza. Umugabo ari we David ati, kuva impanuka yaba wambereye umuntu mwiza cyane, wakomeje kumfasha mu gihe umugore nishakiye adashaka no kumfasha. Sandra ati, wenda ashobora kuba atameze neza, afite stress nyinshi kandi ntago hashize igihe kinini impanuka ibaye. Umugabo ari we David ati, ndabizi ariko nyine nawe arakugora cyane, biragustressa cyane, gusa ariko ndifuza ko twakwishyura kubw'imirimo wongera kuyishinzwe gukora, gusa natwe turacyategereje amafaranga y'ubwishingizi kandi ntago tuzi igihe bizafata, gusa nabyumva ubaye utagishaka gukorana natwe. Ubwo Sandra yahise afata ikiganza cya boss we ari we David, aramubwira ati, nagukoreye imyaka 5 yose kandi wahoze uri umuntu mwiza, na n'ubu uracyari umuntu mwiza, rero reka nkwiteho, ntacyo njye bintwaye, nicyo cyonyine nakora kugira ngo nkwiture neza wangiriye, sibyo? David ati, urakoze cyane, nta kibazo rwose. Ubwo muganga wari ufitanye rendezvous na David yaje kumureba. Muganga ati, oh Mr David, reka twinjire muri ofisi yanjye.
ubwo Sandra agiye gusunika akagare ka David yari yicayemo ngo binjire mu biro bya muganga. Muganga ati oya, umugore we urasigara hanze, uraguma hano hanze utegereje. Ubwo David yahise areba Sandra, areba na muganga, niko kubwira muganga ati muga, ntabwo ari umugore wanjye. Muganga nawe ati oh, nta kibazo, munyihanganire. Ubwo muganga yahise afite akagare David yari yicayemo aragacunga kugira ngo binjire muri ofisi. Sandra n'umutima mwiza akora kuri David, aramubwira ati amahirwe masa. Ubwo David bamujyanye ubona ko yishimiye cyane umukobwa uburyo arimo amukomezamo. Reka tugaruke mu rugo. Ubwo mu rugo wa mugore twasize hari umugabo waje kumureba, bisa naho bari guca inyuma David. Ubwo umusore yari arimo akorakora umugore wa David, nuko aramubaza ati ese umugabo we naza ntabwo ari kukubazaho inzoga yagiye? Umugore ati nta gitonyanga na kimwe yemerewe kunywa, kuva yakora iriya mpanuka ntabwo yemerewe kunywa inzoga. Bakomeza kunywamo. Ubwo umugabo akomeza kubaza umugore wa David ati ese dufite igihe kingana iki? Umugabo wawe araza ryari? Umugore yahise areba ku isaha y'uwo musore, arangije ati byibura nyuma y'isaha. Ubwo wa musore yahise aseka. Umukobwa aramubaza ati kuki usetse, hari icyo ushaka kumbwira se? Umuhungu ati ahari kirahari. Ubwo kwa muganga David baramugaruye, maze Sandra ahita amubaza ati ese operasiyo yakozwe neza? David ati yego, byagenze neza rwose, neza kandi cyane, bambwiye ko ndaza gukira vuba cyane. Ubwo Sandra yarishimye cyane, abwira boss ati ndishimye cyane kumva ko ugiye gukira, ni amakuru meza cyane, reka twishime David. David aramwitegereza ati Sandra simbizi, gusa sinshaka ibirori cyangwa iki. Sandra ati okay, ndabyumva, reka rero ubwo tujye mu rugo maze nkukorere keke, urabyumva gute? David ati byiza cyane, dutahe. Kwa David mu rugo, ubwo umugore wa David yari ari mu buriri ari kumwe na wa musore wundi. Ubwo umusore ari kumukorakora ari nako amubwira ati nakifuje ko tutakomeza kwihisha. Umukobwa ati ibi twabiganiriyeho, dufite gutegereza amafaranga y'ubwishingizi akabanza kaza, ariko nyine ntago ngomba kwaka divorce amafaranga ataraza, kuko ubwo nta kintu twabona. Umusore ati ndabizi cyane, ariko nyine ndagukunda sheri wanjye, gusa numvaga ntamerewe neza bitewe n'ukuntu duhora twihisha, nyine mba mfite ubwoba kuko uracyabana n'umugabo wawe. Ubuse byagenda gute uramutse wongeye ukamukunda? Umugore ati mukunda gute? Nakunda umuntu udashoboye no kwinyeganyeza, aragoye pe. Kumwitaho bitwa no kwita ku mwana w'uruhinja, nukuri aruhije kurusha uruhinja ahubwo. Umusore tushaka kuvuga iki? Umugore ati sinzi impamvu abantu bakunda abana, kandi araba kurya, gusakuza ndetse no kurira igihe cyose. Umugabo ati natekereje ko ukunda abana. Umugore aramusubiza ati yego, ariko abana bakuze. Na David ushaje se? Njye sinabivamo kwirirwa ndamwitaho, ntabwo nashobora kubaho ubuzima bwanjye bwose nita ku muntu w'umugabo nkaho ari umwana. Umusore ati ariko waramukundaga mbere yuko akora impanuka sibyo? Ubwo umugore agiye kumva yumva imodoka iraparitse, maze ajya kurebera mu idirishya, ahita avuga ati ko bagarutse hakiri kare. Umugore yahise agaruka yihuta, abwira wa musore ati shaka ukuntu usohoka vuba bataragera hano mu cyumba. Ubwo umusore yatangiye kwitegura vuba vuba, umugore nawe atangira kwitunganya imisatsi nyine bajijisha. Ubwo baramanutse kuri esikariye ziva mu cyumba baza muri salo. Bageze hasi babona n'ubundi bari bubabone, maze basubira hejuru. Ubwo umugore yahise abwira umusore ati genda wihishe inyuma y'akabati, ntusakuze kandi utegereze ngaruke. Ubwo umukozi Sandra yinjije David mu nzu amucunga ku kagare. Umugore nawe yaravuye guhisha umusore, aza areba David ari nako agira ati
"Oh, muragarutse?" Sandra ati yego, kandi testi zose zagenze neza, niyo mpamvu bamurekuye kare, kandi banatubwiye ko ashobora gukira burundu. Maze umugore arabareba ati "Oh, sawa, ibyo ni byiza kubyumva." Ubwo David aho yari yicaye mu kagare ati "Ndashaka kujya mu bwogero koga." Sandra atangiye gucunga akagare, maze umugore ati "Oh, Sandra reka mutware, wigira ikibazo ndamujyana, kandi wakoze cyane. Niba ugikeneye kugendagenda, jya kureba uko watunganya ibyo kurya bya nimugoroba, ndumva ari byo byiza." Sandra ati yego, gusa yari ababajwe n'amagambo nyirabuja yari amubwiye kandi amuvaniye umugabo kwa muganga. Gusa kuko Sandra yagiraga umutima mwiza ntiyabyitaho, ahubwo aramushimira cyane, maze ahita yigendera. Ubwo umugore yahise yerekeza David mu bwogero nk'uko yari yabisabye. Amaze kumwinjizamo, ahita akinga ajya kureba wa musore wundi kugira ngo amusohore. Ahita azamuka yirukanka, azamuka hejuru aho yari yasize umuhungu. Umugore yari ahageze, maze atangira guhamagara wa musore ati "Andrew, ucece, ntusakuze." Maze baramanuka, nta muntu n'umwe ubabonye. Bageze ku muryango, umusore ati "Ese tuzongera kubonana ryari?" Umugore n'igihunga cyinshi ati "Andrew, simbizi, genda, ariko tuzabonana vuba, nzaguhamagara." Agiye kugenda, arangera aramusoma, ariko bari bafite ubwoba cyane. Maze umusore aragenda. Wa mugore nawe ubwo yahise asubira mu nzu kureba umugabo we. Ubwo umugore yaragarutse mu bwogero, yaraje kureba umugabo we, atungurwa no kubona umugabo we yinyariye. Umugore ati "Mana yanjye, ntago nabyizera ko wakwinyarira." Umugabo n'agahinda kenshi aramubwira ati "Naguhamagaye inshuro nyinshi ntiwanyitaba, kandi urabizi ko ntabyishoboza ndi njyenyine, none wagira ngo nkore iki kindi?" Umugore n'umushira mwinshi ati "Sindi muganga wawe, kandi njye sinshobora kubaho ubuzima bwanjye bwose nkwitaho nk'umwana muto, ndabirambiwe." Maze ahita yikubita arigendera mutaho. Ubwo Sandra yakinguraga urugi, yumvise uburyo umugore atunganya umugabo we. Maze Sandra arumirwa cyane, abonye ukuntu umugore aciyeho yihuta n'umujinya mwinshi cyane. Ubwo Sandra yaraje yita kuri David nk'uko byari bisanzwe, nuko arimo kumufungira ibipesu by'ishati. David ati "Sandra, unyihanganire kubw'imyitwarire mibi y'umugore wanjye akomeje kukugaragariza." Sandra ati "Ndabizi, kandi njye ntacyo bimbwiye." David ati "Urabizi, nabikubwiye na mbere hose, gusa ariko ndagushimira kubwo kunyitaho." David na Sandra bakiganira, telefone yarasonye. Sandra arayitaba ayishyira ku gutwi kwa David. David ati "Yego." "Yego, ni David muvugana." "Ni ukuri se? Ayo makuru ni meza cyane." "Sawa, murakoze cyane, mugire umunsi mwiza." Ubwo David akiva kuri telefone, yarasetse bisa nkaho yishimiye inkuru yakiriye. David yahise abwira Sandra ati "Bwa nyuma na nyuma amafaranga y'ubwishingizi barayaduhaye." Sandra ati "Mbega ibintu byiza, ndishimye cyane, mfite guhamagara umugore wanjye." Sandra ati "None se muhamagare?" David ati "Yego." Ubwo Sandra yafashe telefone ya David, ashakamo izina ry'umugore wa David, aramuhamagara. Maze telefone ayishyira ku gutwi kwa David, ariko batungurwa no kumva telefone bari bahamagaye isoneye mu nzu. Sandra ati "Ndakeka yibagiwe telefone yiwe hano." Ubwo Sandra yahise ajya kureba telefone y'umugore wa David. Sandra yafashe ya telefone y'umugore wa David, abona message ya Andrew yandikiye umugore wa David, ahita ahinduka mu maso. Ubwo David yarabibonye, abaza Sandra ati "Bigenze bite? Ni ibiki?" Maze Sandra ati "Oya, si ngombwa ngo birebe, kuko si byiza kuri wowe." David ati "Sandra, zana ndebe nta kibazo." Ubwo kuri message hari handitse ngo "Sheri, ndagukumbuye, nkumbuye gusoma ya minwa yawe myiza."
ubwo Sandra yahise yereka David iyo message maze David arababara cyane. Ubwo haciyeho amasaha wa mugore agaruka mu rugo agira ati Sheri nibagiriwe telefone yanjye hano. Umugabo atuje cyane arambwira ati nakiriye telefone iturutse muri kampani y'ubwishingizi. Umugore ati shuwa, maze ahita yicara akomeza kumubaza ati bavuze gute. Umugabo amusubiza yitonze ariko ubona ko ababaye. Arambwira ati baduhaye amafaranga y'ubwishingizi. Umugore yarishimye cyane ati ayo makuru ni meza rwose. Bwa nyuma na nyuma ngiye kujya muri Hawaii ku kirwa nk'uko byahoze ari inzozi zanjye. Nyuma y'ibyo twanyuzemo byose ndizera nkeneye nanjye kwitabwaho. Umugabo aseka n'agahinda kenshi ati kwitabwaho nk'uko wita ku mukunzi wawe w'ibanga. Umugore arikanga abaza umugabo ati uravuga ibiki? Umugabo ati ntumbeshye, erega telefone yawe yari iri ku buriri bwanjye, byose byawe na Andrew nabimenye. Umugore ati oya wabyumvise nabi, ni ukuri nta kijya mbere hagati yanjye na Andrew. Umugabo ati nta kintu na kimwe mwakora ngo wowe na kiriya gikinisho cy'umuhungu kuri ariya mafaranga, kandi sindakaye ko waba waragiye mu rukundo n'undi muntu. Nari mbizi ubwo nabyukaga kwa muganga nyuma y'impanuka ko ntagushobora ndetse no kukwereka urukundo, kukwitaho nk'uko nabigusezeranyije ku munsi w'ubukwe. Umugore ati okay, ntago ndakariye sibyo, kandi uracyafite kugabana nanjye amafaranga nubwo naba nkundana n'undi musore. Umugabo ati sindakaye, ariko birambabaza iyo umbeshye. Gusa wari ufite amahirwe menshi yo kumbwiza ukuri, ariko ukomeza umbeshye amezi yose. Umugore yahise ahaguruka n'umujinya mwinshi ati ese ayo mafaranga ndayabonaho cyangwa sinyabonaho? David n'umujinya mwinshi ahita amuhamagara mu izina rye ati Kari, oya ntago yabonaho kuko nayanjye yo kwivuza nkakira. Umugore n'umujinya mwinshi ati nta mafaranga mbona? N'ibintu byose nakoze ngo none nta mafaranga mbona? None sizi ko nakwitayeho gutyo gusa. Umugabo ati namaze guhamagara avoka wanjye Kari, witegure divorce yanjye nawe, kandi nugerageza gukora kuri ariya mafaranga ahafi ni mu rukiko. Ubwo rero nsohokera mu nzu Kari. Umugore ati David ndakwinginze. David ati nsohokera mu nzu vuba. Ubwo umugore yahise asohoka vuba n'umujinya mwinshi cyane ubona ko ababaye. Ubwo Sandra yaraje agira ati numvise buri kimwe cyose mwavugaga, kandi ndatekereza bafashe umwanzuro mwiza. David ati kuki wumva ko ataba ari umwanzuro mwiza? Ni umwanzuro mwiza rwose. Byashoboka ko atari umwanzuro mwiza kubera ko muri biriya bihe yari yibeshye. Biragoye kwizera ko abantu dukunda cyane bashobora kutubabaza cyane. David aseka abwira Sandra ati Sandra, uhorana amagambo meza mu kanwa kawe n'ukuri, kandi wavuze ko kugira neza ari ubutunzi bukomeye cyane. Sawa, reka nizere ko wahoze ari umugore wanjye vuba hazabyumva umunsi umwe. Mwakoze kubana nanjye, mwari kumwe nanjye Dina Tuyisingise. Kora subscribe utazacikwa n'izindi nkuru zikurikira. Turabakunda.